Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Nizere ko mwese mumeze neza, mukomeye kandi muri amahoro, mushima Imana. Shimiye wowe wakanze subscribe kuri iyi channel. Imana Data wa twese guhereza umugisha kandi Imana igukomereza amaboko. Ndanezerewe rero muri iki gitondo cyiza cy'umugisha, kuba nongeye kwitereka. Umugani w'abisi niho njya numva bavuga ngo ni ukwitereka. Nongeye kuza imbere ya kamera, nizere ko mumeze neza. Rero warakoze cyane wowe wakanze subscribe. Nyemere nawe utarahakanda ureba ahantu handitse ijambo subscribe, hakande, urebe nako ka notification akazogera, ugakandeho, kande kuri R kugira ngo ibiganiro byose ujye bikurikirana. Uyu munsi rero nje kugira ngo tuganire. Ndabakunda, abantu bankunda nanjye ndabakunda, abantu banyifuriza si byiza nanjye mbifuriza ibyiza. Amahoro y'Imana ajye abana namwe kandi nanjye bakomeze. Hanyuma rero tubanje kwihanganisha mu muryango wa Gogo yitabye Imana avuye mu gihugu cya Uganda. Tubanje kwihanganisha umuryango we n'umuryango sosiyete muri rusange w'iyobokamana, kubera ko twabuze umuhanzi. Rero tubanje kwihanganisha umuryango we kandi Imana ibakomeze kandi Imana imutuze heza. Hanyuma munyemerere uyu munsi tuje kugira ngo tuganire. Turaganira ku bintu bigira nko muri bitatu, ubundi tugira inama umuntu. Biraza kusaba yuko uri buze kureba kino kiganiro ukaza kukirangiza kugira ngo uze kuza kufasha kugira ino nama umuntu. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Munyemerere tubanze dusenge, dushimire Imana Data wa twese yaturinze muri iyi minsi yose yatambutse, kandi twabonye ko kwiza kw'Imana. Nanjye ndi mu bantu babonye neza y'Imana, ndi mu bantu babonye gukomera kw'Imana isumba byose. Nabonye ikiganza cyiza cy'Imana kibana nanjye. Rero nawe ndatekereza hari ibyo Imana yakoze wafashaho gushima Imana, tukabwira Imana ngo Mana warakoze kandi warakoze kuturinda no kutuzigama. Nawe rero fasha muri aka kanya dushimira Imana. Ahantu uri unyemerere uzamura ibiganza ubwira Imana ngo Mana warakoze, warakoze kundinda, warakoze kunyimana, warakoze kunzigama, warakoze kurinda ubuzima bwanjye n'ubugingo bwanjye. Ubwira Imana ngo warakoze. Nyemere nubwo ibibazo nyine waba warahuye nabyo, intambara ugahura nazo, ariko uko biri kose Imana yabanye nawe, Imana yabanye nawe, Imana yarakurinze. Nyemera rero fashe uyu mwanya dushimire Imana Data wa twese, tubwire Imana ngo Mana warakoze, 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 warakoze. Reka tubanze dusenge. Imana Data wa twese mwiza, Imana y'icyubahiro, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, Imana y'urukundo rwinshi, Imana y'inyembabazi, Imana ivuga kandi Imana ikora, Imana inyuranya amaboko, Imana irwanikanisha. Turagushimiye uburyo wabaye natwe mu minsi yose yatambutse. Twabonye kugira neza kwawe, twabonye Dostis Abili Constable Force Magere Asika, twabonye uturinda, twabonye Data buja we twimana. Imana izina ryawe rihimbazwe. Itondero Data buja tuje imbere yawe tugushimira uburyo ukomeje kuturinda, uburyo ukomeje kuturwanirira. Izina ryawe Mwami rihimbazwe. Hanyuma rero dutumiye Imana Data kugira ngo izibane natwe. Amahoro Imana itanga atagira akagera ku buzima bwacu mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Nyemere kugira ngo tutaza kuza gukora ikiganiro kirekire, nangire mvuge ano magambo. Tubanze dusome Bibiliya, ijambo ry'Imana. Turasoma Zaburi ya 70. Zaburi ya 70 ni amagambo menshi muzi kandi ni amagambo meza y'Imana. Reka dusome mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Hari ijambo rivuga ngo Mana tebuka unyizere, aravuga ngo Uwiteka tebuka untabare. Abashaka ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni bamware, abishimira ibyago byanjye basubizwe inyuma, bagira igisuzuguriro. Abambwira ati aha aha, basubizwe inyuma ko bw'isoni zabo. Abagushaka bose bakwishimire bakunezerwe, abakunda agakiza kawe bajye bavuga ati Imana ihimbazwe. Ariko jyeweho ndi umunyamubabaro n'umukene, Mana tebuka uze aho ndi, mu
niwe mutabazi wanjye n'umukiza wanjye, Uwiteka ntutinde. Amen. Dusomye amagambo y'Imana avuga ngo Mana tebuka uza aho ndi, kandi Uwiteka utebuke untabare. Aravuga ngo abashaka ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni bamware Imana Data wa twese. Arangiza ku ijambo rivuga ngo Mana ntutinde, ahubwo ugire utebuke. Imana itebuke mu buzima bwawe, Imana itebuke mu ntambara uri kurwana nazo, Imana itebuke mu bigeragezo uri guhura nazo, Imana itebuke ku byo ubona byakukomereye, Imana itebuke ku byo ubona byakugoye, Imana itebuke ku byo ubona nawe ubwawe nta nzira, Imana itebuke ku buzima bwawe. Biravuze ngo abashaka ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni bamware. Bivuze ngo nabakwifuriza ibibi, nabakwifuriza kukubona wasebye, nabakwifuriza kukubona wamwaye, nabakwifuriza kukubona wakozwe n'isoni, wabuze icyerekezo, wabuze inzira. Bibiliya iravuze ngo bamware kandi bakorwe n'isoni. Imana Data wa twese ihimbazwe. Hanyuma rero ndashaka yuko kukubwira ijambo rivuga ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko akiri. Ahari ushobora kureba intambara ukabona byagukomeranye cyangwa se byakugoye, ariko ndakumenyesha ijambo rivuga ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko akiri. Ntucogozwe n'ibyo ureba, ntucogozwe n'ibigeragezo ubona urimo, ntucogozwe n'izo ntambara ubona urimo. Oya, ibyo ngibyo ni iby'igihe gitoya. Iyo umuntu yivanze mu by'Imana, Imana no yivanga mu bye. Iyo umuntu yivanze mu by'Imana, Imana iraza ikaba mu bintu byiwe. Imana ishimwe. Nuba mu bintu by'Imana, Imana izaba mu bintu byawe. Nubwo wahura n'intambara uzabifata nk'ibitariho, uzajya kubona ubona intambara zirarangiye. Imana ishimwe. Hanyuma ikindi cya kabiri, Imana igufashe byibura ikumenyesha abantu uhura nabo mu buzima bwawe. Imana ikumenyesha amakuru y'abantu baza mu buzima bwawe. Imana ikumenyesha amakuru y'abantu baza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Hanyuma tugiye kuvuga kuri aya magambo, hanyuma ubundi dusoze ari uko bashimira uburyo mukomeje kubana nanjye. Ari umuntu wanyereje igitekerezo mbwira uburyo yabanye n'umuntu, hanyuma ngo bakundana igihe. Ikigaragara cyo uko biri kose urukundo rwabo rwari rwafashe indi ntera, ariko igihe cyarageze uwo muntu aragenda, umwe aragenda burana n'undi bakajya bavugana kuri telefone. Hanyuma igihe kigeze, umwe yajya ahamagara undi ntamwitabe, yajya ahamagara undi umwe ntamwitabe. Hanyuma aravuga ati genda ndashaka ko mungira inama kuko igihe bwanjye ndumva ubuzima bwanjye bwahagaze, kubera ko nari naramaze kumwishyiramo, ndumva ubuzima bwanjye bwankomereye. Hanyuma ndamubwira ati se urumva kumwikuramo, urumva bidakunda, urumva bitashoboka? Arambwira ati oya ntabwo byakunda, kubera ko njye ubwanjye numva ubuzima bwanjye bwahagaze, numva ubuzima bwanjye bwanze. Hanyuma ndamubaza ndetse ngo ntibyazarangira ubaye nka babandi ukiyahura. Arambwira ati n'ubundi mba numva ubuzima bwanjye n'ubundi ntaho buhagaze. Hanyuma arambwira ati rero mufashe kungira inama y'icyo nakora kugira ngo numve ko umutima wanjye watuza. Ese wowe nkurikiranye uyu muntu uramugira iyihe nama ko ubuzima bwe bwanze kubera umuntu, ubuzima bwe bwanze kubera uwo nguwo bakundanaga yamuhemukiye? Uko biri kose nagiye natekereje usanga uwo muntu ashobora kuba yaranamutayeho n'ibintu na byinshi, bikaba ari niyo mpamvu uwo muhungu wenda hari uwo muhungu byamunaniye kwiyakira. Rero mufashe kumugira inama. Imana ibahereza umugisha kandi Imana Data ibakomereza amaboko. Komenti zanyu zirakenewe aho ngaho munsi kugira ngo bize kugenda neza. Imana ibahereza umugisha kandi Imana ibakomereza amaboko. Nawe ari buze asoma ibitekerezo n'inama mwamugiriye kugira ngo bize kugenda neza. Basaba umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu.